kubera ko wakoze subscribe ndagusuje kandi ngo haye ikaze kuri Ep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko ubikoze ubu. Amakuru agaragaza ko Elon Musk ari we mukire wa mbere ku isi, akaba afite akayabo karenga miliyari 343 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ntabwo icyo ari cyo cyonyine gitangaje. Igitangaje ni uko Elon Musk, umugabo wamaze gushyira ku miganza bye ibyinshi mu by'umwana w'umuntu wese yirukankira, amaze gutandukana n'abagore barenga 10 kuva yatangira ibyo gushinga urugo cyangwa se ibyo twita gushakana. Muri aba twavuga Justin Wilson bashyingiranywe mu mwaka wa 2000, ari nawe wa mbere wari ukoze ubukwe n'uyu muherwe. Gusa nyine ntibarengeje imyaka 8 kuko nyuma yo kubyarana abana 6 gatanya yabaye mu 2008. Hari kandi Tallulah Riley mu 2010 maze bongera kubana mu 2013 kugeza gatanya yabo yabaye 2016. Amber Heard nawe bakundanye kandi bivuga ko babanye mu 2017. Utibagiwe kandi umuririmbyi witwa Grimes kuva mu 2018 kugeza mu 2021. Shivon Ziris nawe barakundanye, yewe baranabanye kandi ni umukozi we kuko numwe mu bakozi be bafitanye impanga n'abandi benshi cyane utamenya bagiye baba abagore b'uyu mugabo. Ese kuki aba bagore bose batanyuzwe n'ibya mirenge uyu mugabo atunze? Ushobora kuvuga uti abagore bose ni amafaranga, wenda abo bose bishakiraga we n'imitungo bishakiraga kugira ngo uyu mugabo nyine wageze ku by'abandi bagabo bose bananiwe cyangwa se mwisi bifuza. Ese koko nibyo? Ese koko mbese ni imitungo bishakiraga? Ese koko iteka amafaranga niyo atuma ingo zisenyuka cyane cyane biturutse kuri za gatanya zabwa n'abagore? None se niba ari uko bimeze, ni iki gitera abagore bafite nyine abagabo babo badatunze ayo mafaranga cyangwa se umutungo abo bagore bashobora wenda kugabanaho nabo ngo bawucyure nk'uko baba bapfashe nyine iyo gatanya bagatandukana bakagabana? None bigenda bite kugira ngo abo bagore n'abo bagabo batihagije bo ubwabo nabo ngo batonde umurongo basaba za gatanya ngo batandukane n'abo bagabo babo batagize ikintu cyinshi cyangwa se indi mitungo bafite? Twese turabizi ko abantu bose atari kimwe. Umugore umwe ashobora kujyanwa no kugira ngo muzagabane imitungo mu gihe uyifite, wenda akaba ariyo ntego nyine afite mbere yo kubana nawe. Ariko se n'abagore bose bagiriye imitekerereze imeze ityo? Oya, ntabwo ari bose. Ahubwo wowe mugabo menya ko hari ibindi bintu bikenerwa cyangwa se bikenewe kugira ngo umugore wawe yishimire urushako rwawe, nawe atari imitungo cyangwa amafaranga utunze byonyine. Uti ibyo ni ibiki? Ibindi se bishobora gutuma umugore yishima cyangwa agatuza akanezerwa ni ibihe? Birahari cyane kuko hari abaturije mu ngo zabo cyangwa se mu rukundo barimo, atari ukubera ko abagabo cyangwa abasore bakundana nabo bafite ibya mirenge ku ntenyo kugira ngo amahoro akunda aboneke kandi ayo mahoro arambe. Ufite kumva ko abagore badakururwa cyane cyane n'amafaranga gusa, ubwiza n'ubukaka cy'umusore cyangwa umugabo byonyine. Ubyizera atyo uzamubaza uti ese ni kubera iki amwe mu bafite ibyo ngibyo nabo ubwabo batishimye? Menya ko imitekerereze cyangwa se imiterere yawe, imigirire, kamere n'intumbero zawe biri mu bishobora gutuma ugumana n'umukobwa cyangwa umugore wawe, nubwo utaba ufite ibyo ngibyo navuze haruguru bya mirenge, kandi nyine mukabaho munezerewe. Uyu munsi ndakubwira ibintu by'ingenzi cyane cyane umugore aba akeneye kugira ngo umugabo we abe abifite, kugira ngo umukobwa cyangwa umugore abe yishimye ku mukunzi we cyangwa umugabo we, kandi ibyo byishimo birambe biri hirya cyane y'amafaranga rwose, kandi nyine biri hirya cyane y'imitungo. Ibi ngiye kukubwira byatuma umugore asaba gatanya mugatandukana burundu rwose kuko utabigira. Nanone kandi nawe musore umuha buri kimwe nk'umukunzi wawe, ibi ngibi kutabikubonamo byatuma atandukana nawe rwose nko kuzimya buji, kandi byoroshye cyane. Ku bagore amahitamo yabo amenya neza cyane gutandukanya umugabo wo kubana nawe by'ubuzima bwe cyangwa ubuziraherezo, ndetse akamenya kumutandukanya n'umugabo wo kuryoshya cyangwa ibyo bita kurya ifaranga. Nyuma yo gukurikira iki kiganiro urabona igisubizo cy'ikibazo abantu bose mu isi bakunze kwibaza bati ese koko ni iki abagabo bakora kugira ngo abagore bishime cyangwa banezerwe? Aba bantu b'abategarugori mu by'ukuri ni iki bifuza cyangwa bakeneye ku bantu b'abagabo? Iki ni ikiganiro The Facts cya Ep Media. Njye nitwa Tiyunsanze. Ikintu cya mbere umugore aba yifuza kugira ngo bimufashe kunezerwa n'urushako cyangwa se n'urukundo arimo no kwigirira icyizere. Umugabo cyangwa umusore wifuzwa n'amarangamutima y'umugore ni uwigirira icyizere rwose. Umugabo wigirira icyizere akumva ibyo akora abihagazeho kandi abyizeye, akurura abagore rwose. Kandi umukobwa ushaka guhitamo umugabo bazabana igihe cy'ubuzima bwe bwose ntabwo ashobora kumurenza ingohe. Ntabwo abagore bakunda umugabo cyangwa umusore uhorana igihunga mu rukundo arimo cyangwa se ibintu byose
akaba atiyizeye, atazi n'ibyo akora cyangwa se atabyizeye neza. Kuba gukunda, kuba mutari kumwe, ukumva yuko utuje kandi ukamwereka yuko umwizeye, bimuha kumva ko afite umuntu umugirira icyizere kandi umukunda bya nyabyo, bityo kuri we uba wujuje iyi ngingo rwose kandi wujuje ibisabwa. Bityo rero hagarara kandi wemye wifitemo icyizere, kuko azumva nyine ko igihe cyose akwiyegamiza kandi atazahirima hasi agufite. Iki ni ikintu cya kabiri kandi gikurura abagore ku mugabo kandi yifuza kubana nawe by'ubuzima bwose, atari ukugira ngo abe afite ibya mirenge cyangwa amafaranga y'umurengera. Icyo nta kindi ni ubunyangamugayo. Abagabo benshi bayobowe mu by'ukuri ikintu abagore baba bifuzaho cyangwa bifuza muri ubu buzima. Menya ko iteka inzozi z'umukobwa cyangwa se umugore uwo ari we wese aho ava akagera ari ukubana n'umugabo umwe w'inyangamugayo kandi buri gihe. Ntabwo abagore babikunda cyane habe na gato iyo uri umugabo ugira indimi nyinshi n'uburyarya, rimwe na rimwe yewe ukanyuzamo ukanamubeshya bya nyabyo anabireba. Hari igihe akureka kugira ngo nyine amahoro asendere mu rugo kandi nyine kugira ngo arebe ko ari uko nguko zubakwa, ariko abakubona kandi ababibona babizi. Gusa iyo uri umugabo cyangwa umusore habonamo ubunyangamugayo, biramukurura rwose, akumva igihe cyose wowe wazibanira nawe kandi mukibanira ubuzima bwawe n'ubuzima bwe bwose mukaba muri kumwe. Kuko ubundi muri kamere y'abagore cyangwa abakobwa bikundira nyine umuryango no kubaka umuryango kandi utuje wishimye. Aba kubonamo icyizere n'urugo rwiza kandi yewe akumva ko yareka ibyo bya mirenge akibanira nawe, kuko ufite iyo karite cyangwa se iyo miterere myiza abandi bagabo babuze kandi badaha agaciro kubera ngo bafite amafaranga gusa. Mu mitekerereze y'abagore ubunyangamugayo bufata nk'izingiro rwose ndetse n'umusingi w'urukundo rukomeye kandi rutajegajega. Niba hari uwo ushaka gutsindira umutima we, uzamubeho inyangamugayo bya nyabyo kandi ubimwereke rwose. Kubana nawe nta mwanya bizamutwara cyangwa se ngo abone igihe kirekire cyo kubitekerezaho, azahita yiyizira rwose mwibanire kandi aretse abafite ibya mirenge agukurikire. Ikintu cya gatatu kiri mu bituma umugore anezerwa cyane wabibonyeho amwifuzaho ko yamubera umugabo, ni ukugaragaza amarangamutima. Bakunda kureba niba koko n'abandi bantu bagira amarangamutima. Yego ntibikunze kubaho, ariko niba uri umwe muri bake bahari, ntuzongere kwibaza impamvu buri muntu wese w'igitsina gore aba ashaka gutuma wamuba iruhande kandi akakubwira buri kimwe n'ibibazo bye. Kuko isanzuraho n'ibindi, kwibaza iki kibazo ni nko kwibaza uti ese ko nta kindi kintu nifitiye uretse ubuki, ni iki gituma inzuki zinyirukankaho kandi niki zinshakaho? Ni nk'ihame rwose, niba uri umugabo ugaragaza amarangamutima uzabasha gutsindira umutima w'umukobwa wifuza kubana nawe, kuko azakubonamo zahabu yabuze ahandi hose. Ku bagore umugabo ugaragaza amarangamutima aba ari ingenzi cyane kuruta umugabo utayagaragaza. Wemenya ko umugore nyine yirekurira, umugabo ubona ko nyine yagira amarangamutima akaba yamubwira buri kimwe, kuko yumva ko ari we ufite umwanya umutima we no kumwumva nyine akumva imbaraga z'ibyo ashaka kumubwira n'uburemere runaka rw'ikibazo ashaka kumuganirizaho. Ni ibintu byoroshye rwose mu gihe uri kumwe n'umukobwa wifuza ko atazagucika. Mbese ugerageza kwiyoroshyamo, ugabanye ibintu byo kubaseriye cyane, umusekeshe kandi museke nyine. Urugero ruto naguha, ushobora kumwibutsa filime runaka mwarebanye kandi ukamwereka ko nyine hari ikintu byahinduye kandi byabahinduriye ubuzima kubera ibikorwa by'urukundo mwabonyemo muri kumwe. Bityo rero we azumva koko kuri umuntu nyine wagira ibyiyumviro, wagira umubabaro cyangwa se ibyishimo kandi wamwumva. Ntabwo azifuza rwose ko uzigera umuva iruhande kandi by'igihe cyose. Ingingo ya kane igaragara ku bagabo bakundwa cyangwa se biharirwa n'abagore ni ukugira urwenya. Yavukiye mu gace kitwa Niigata, ni mu Buyapani. Yavutse ku itariki 5 Werurwe ni mu 1997. Yari mukuru mu bana 8 bava inda imwe. Yize ubuhinzi ndetse imyaka ye yose y'ubusore hafi 18 yayimaze akora mu murima w'ibisheke muri Taiwan. Yarwanye ku ntambara ya kabiri y'isi mu 1944 mu nyanja ya Pacifique. Yitabye Imana tariki ya 23 Gashyantare 2020 afite imyaka 112. Igihe yitabaga Imana niwe muntu wari umaze igihe kinini mu bantu batuye mu isi. Ariko nyine ibyo byose reka tubishyire ku ruhande, ahubwo twite cyane ku ijambo umusaza Chitetsu Watanabe yavuze. Uyu mushesha kanguhe yagize ati: kutarakara ndetse no guhorana akanywenyu
abantu mu isura yanjye, niryo banga ryonyine ryatumye mara iyi myaka maze. Umva imbaraga zo guseka rero, wumva impamvu buri mugore wese aba yifuza umugabo uhorana inseko mu maso he. Mbere ya byose abantu bakunze kuvuga ko guseka byongera iminsi yo kubaho. Bimenye rwose, kandi abagore bose bikundira umugabo nyine ubasetsa kandi uhorana urwenya. Amahitamo n'imitekerereze byabo bibereka ko akenshi umugabo uteye atya bigoranye ko yagira umujinya w'umuranduranzuzi, kandi bumva ko nyine ubusanzwe aba atinda kurakara kandi akibagirwa ibintu bibi, ahubwo akibuka ibyiza mu mboni ze, mbese ko atagira inzika mu ijambo rimwe. Buri wese agira igihe cye cyo guseka no kudaseka, ariko si bose bagira igihe cyo gusetsa. Kuba umugabo nyine ugira urwenya no gusetsa muri we bikurura umugore cyangwa umukobwa akumva nyine bakibanira ubuziraherezo. Ni ikimenyetso rwose kigaragaza ko iteka abagore batanezezwa n'amafaranga cyangwa indi mitungo byonyine, ahubwo nyine bo mugabo ibuka ko ibyishimo by'umugore bituruka mu muntu basekana kandi bakishimana mu bihe bikomeye ndetse no mu bihe byoroheje. Ingingo ya 5 mu ngingo zikurura abagore cyangwa se umukobwa kandi akabigukundira utarebye ku mafaranga n'imitungo ufite, ni ubugwaneza no kugira neza. Ukunda kumva bavuga bati uriya mugabo agwa neza, uriya musore akunda abantu n'ibindi. Ku mugore cyangwa umukobwa aba yumva nyine ari kabiri babivuze, kandi nyine akoba kabiri iyo yumvise iyo mvugo. Yita kuri uwo bavugagaho ibyo bintu, akifuza kumenyana nawe cyangwa se kumenya byinshi kuri we. Impamvu itera ibigibi byose nuko aba ari muri bake cyane bavugwaho ibyo bigwi. Wibuke ko abagore iteka bakururwa n'umugabo runaka ufite umwihariko w'ikintu runaka kandi cyiza arusha abandi bagabo, kandi akaba ari ku mwanya wa mbere nyine cyangwa mu myanya y'imbere kuri icyo kintu runaka yihariyeho. Ndakubwira ukuri ko iyo umukobwa ahitamo uwo bazabana nk'umugabo we, ubugwaneza busona ingengeri cyane irangurura kandi bigira amanota menshi mu mahitamo ye. Aba yumva ko umugabo ukunda abantu kandi utagirana ibibazo n'abandi ari we uzamubera papa w'abana mwiza kandi agakunda akanubaha umuryango we. Bityo rero biragoye cyane rwose kubona uwo musore ajya ku mwanya wa 2 cyangwa munsi yawo ku rutonde rw'abasore ashaka guhitamo. Nyine urugero rutoya, iyo umuntu akwakiriye neza muri restaurant cyangwa se muri hoteli cyangwa n'ahandi hose wajya gusaba serivisi, wumva wamuha tipu kandi nyine ukanayimuha. Ni impamvu kise bikuzamo ngo reka ngira akantu musigira. Ubwo bugwaneza no kwita ku bantu rero nibyo umugore wese abarota kandi ku mugabo bazabana. Uko arushaho nyine kubona ko wikundira abana, wubaha abantu kandi ukabagirira neza, bizamusunikira rwose mu cyumba atazagiramo amahitamo uretse amahitamo y'ukomeza nyine kwibonera wowe gusa nta bandi abonye. Ingingo ya 6 ni ukwihangana. Ubundi bakunze kuvuga ngo umugore mwiza ni umugore wihangana, ariko nyamara burya abagore nabo ni abantu. Mu gihe wumva ko kwihangana k'umugore cyangwa umukobwa byongera ubwiza n'ubupfura kuri we, ni nako nawe ubwe abikwifuzamo, kuko si bibi ahubwo ni byiza. Umugabo wihangana akurura abagore kandi batitaye ku mafaranga afite cyangwa n'imitungo, kandi bikabanezeza rwose. Abagabo benshi barakara vuba iyo habayeho ikosa runaka rikozwe n'umugore runaka cyangwa se umukunzi wawe. Abandi bahurira ku bikorwa bitandukanye, ariko menya ngo umugabo ucisha make akumva umugore we cyangwa se umusore wumva umukobwa w'inshuti ye cyangwa umukunzi we kandi akamuha umwanya wo kwisobanura mbere yo kwirukankira kumubwira nabi, uwo mugabo rwose cyangwa uwo musore akurura abagore. None se kubizi ko bibaho nubwo ntabikwifurije, ariko hari igihe ushobora guhura n'ikibazo cyo gushakana n'umukobwa ariko mugatinda kubyara, kandi nyine ibingibi bitari ku mahitamo yanyu. Aha niho impamvu za ya mahitamo umugore wawe yagize nyine igihe yaguhitagamo zizira. Iyo yarebye kuri iyi ngingo mu gihe yakubonyemo kubana nawe akaramata, ntabwo azahangayikishwa nuko uzamwuka inabi kubw'ikibazo cyavutse, ahubwo azaba abyizeye ko muzabicanamo kandi mwemye. Rero mwereke ko ugira nyine ukwihangana kandi uha agaciro ibyo avuga binyuze mu kumwumva kandi ukabikora neza, ntukamusamire hejuru. Ntabwo abikunda rwose. Umugore anezezwa n'umugabo umubaza uko yiyumva cyangwa se yumva ibintu bitewe n'icyo bari kuganiraho, kuruta wa mugabo utekerereza umugore we cyangwa se wa musore utekerereza umukunzi we ndetse akanafata imyanzuro atamugishije inama. Ingingo ya 7 ituma umugabo cyangwa umusore hanezeza umugore we cyangwa se umukobwa mu rukundo n'urusha
urushako rwabo ni ukwigira. Umugabo kuba yifite ntaho bihuriye nuko ari umunyamafaranga ya mirenge cyangwa imitungo runaka nk'ibya mirenge ku ntenyo, ku buryo ushobora kuvuga ngo niyo yakuruye umugore cyangwa se nibyo byakuruye umukobwa nibyo byatumye aza. Nyine baravuga ngo umugabo arigira kandi yakibura agapfa. Nibyo koko nyine ntibikuraho kandi ko umukobwa cyangwa umugore azatera akajisho ku gushoboka ko kubaho kwanyu mwembi nyuma yo kubana nk'umugore n'umugabo, cyangwa nubwo mwaba mubana nyine bisanzwe azabirebaho rwose. Kandi nyine impamvu birebaho ni ukugira ngo anezerwe, si uko bizaba ari byinshi cyangwa se ngo bibe ari ibya mirenge cyane. Ahubwo wowe mugabo cyangwa se musore udukurikiye, menya ko iyo abagore bareba ku bagabo bifuza cyane cyane intege bafite mu buzima bwabo n'intego zabo ku kugera kuri ibyo ngibyo kurusha ibya mirenge bagezeho, kandi nyine bakanita ku mutima ufite muri ibyo byose. Menya ko bishimisha umugore ndetse bikanamukurura cyane kuba gusa akubonamo intego na gahunda z'iterambere rigamije kugukuraho ubu ngubu ukagera aharenze aho ngaho ubu ngubu uhagaze. Abagore muri rusange bifuza umugabo uha umurongo ubuzima bwe kandi ushyira gahunda ze mu bikorwa, agapanga kandi akagira igihe cyo kubigeraho, niyo byaba intego z'igihe kigufi cyangwa kirekire akabigeraho binyuze mu gukora cyane ibyo yaba akora ibyo ari byo byose. Niba uri umusore cyangwa se uri umugabo bigaragara ko ushobora guhangayikishwa n'uko uzabaho wowe n'umuryango wawe mu bihe biri imbere, nta mukobwa rwose utakwifuza, kuko nyine ababona anezezwa cyane nuko abona uri umuntu uzamubera umugabo wita ku nshingano z'urugo rwe kandi akabikorana urukundo kuri we. Ibyo rwose biba bihagije kandi atari uko ari byinshi cyane ufite cyangwa ngo amafaranga menshi. Tugeze ku ngingo ya 8. Iyi ngingo rwose mu ngingo zituma umugabo akurura abagore nayize imbere mu zindi kandi nayo yiha agaciro. Iyi ngingo nta yindi ni uko umugore cyangwa umukobwa anezezwa cyane cyane no kuba uri umuntu ufite ibitekerezo kandi ukuze mu mutwe. Umugore cyangwa umukobwa utekereza neza iteka abashaka umugabo cyangwa umusore ufite ibitekerezo biteye imbere. Ibyo nakita ko bitari ibitekerezo bya cyana. Ntabwo umugore azababazwa nuko uri wa mugabo ugira imikino myinshi cyane cyangwa ushobora gusabana ugakabya no kwidagadura uko byifuza rwose. Oya, ntabwo ibyo bizamuhutaza rwose. Ahubwo umugore cyangwa umukobwa habuzwa umunezero n'umugabo udafite ibitekerezo byo kumenya inshingano ze ndetse no kumenya neza ikintu runaka cy'ingirakamaro kurusha ibindi bintu. Niba uri umusore cyangwa uri umugabo wihorera mu basore bakiri ingaragu, ariko ba bandi batari ingaragu zifite intego mu buzima bwabo, ba bandi nyine bo mu cyiciro abantu bakunze kwita insoresore zidafite intego, wowe watangiye rwose kuzimya buji yamurikaga mu cyumba cy'umunezero w'umugore cyangwa umukunzi wawe. Ntabwo umugore yakubuza cyangwa ngo aguhitiremo inshuti zawe mugendana, ariko biramubabaza rwose kuba ugifite ibitekerezo bihwanye n'iby'abahungu bakiri bato rwose bakiri mu myaka 10 n'ingahe, kandi nyamara wowe wubatse nubwo witwara nk'utarigeze yubaka cyangwa se nk'uwabyibagiwe. Niba hari ikibazo cyavutse mu rugo ntukaba umwasama kandi uri umugabo, hagarara wemye uhumeke winjiza umwuka wumva utuje muri wowe, mbese umwereke ko uri umugabo kandi umwereke ko uri umunyembaraga. Mwereke ko ibyo nabyo mwabinyuranamo mugatsinda nk'uko mwatsinze no mu bindi. Naho ubundi nucika intege mbere ye azababara rwose, kandi umenye ko nubwo mwaba mufite amafaranga n'imitungo, ibibazo bisaba imitekerereze cyangwa se ibitekerezo bya kigabo no gukura mu mutwe iteka muzahora muhura nabyo, kabone nubwo mwaba mufite ibya mirenge. Iyo nta kitekerezo ugira rero cyangwa se witwara cyana nk'uwabiboneye ubuntu, rwose akunyuza mu ijisho ahora ababazwa n'ibyo bintu. Ingingo ya 9 mu ngingo twaguteguriye umunsi zizagufasha gukurura abagore cyangwa se zishobora kunezeza umukobwa cyangwa umugore bitabaye ngombwa ko ugira ibya mirenge cyangwa amafaranga menshi, ni ingingo yitwa kugira ubuhanga. Umukobwa cyangwa umugore aho ava akagera aba yifuza umugabo ufite ibintu runaka cyangwa ikintu runaka amurusha, nubwo ataba ari abagore bose bameze batya. Aba akeneye umugabo w'ibikorwa kandi binyuranye. Iyo ari mu rukundo n'umusore utagira ibiganiro n'ibikorwa bisobetse ubuhanga, rwose biroroha kudatinda muri urwo rukundo, cyane ko aba abona nyine nta kidasanzwe muri uwo mukunzi we. Kandi nyine reka nkubwire ngo umukobwa ashobora kwinjira mu rukundo n'umusore runaka ukomeye kandi bisanzuranaho rwose, ariko batindana mu gihe gito akaza kuvumbura ko uwo musore nta birungo n'udushya birangwa mu rukundo rwe cyangwa se ngo bimugaragareho. Icyo gihe rwose ndakubwira ukuri ko bizagorana ko hari indi ntambwe uwo mukobwa yongera gutera mu rukundo rwanyu wowe nawe. Ubu bishatse kuvuga ko ari byiza cyane ku musore kubonana n'imbona nkubone n'umukobwa bakundana cyangwa se uwo bahuriye ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo amenye neza nyine ko ibi ngibi ntacyo bizahungabanya ku rukundo rwabo. Wowe uzakora ibishoboka byose
muhure mubonane, kuko nibwo uzizera neza ko ibyo yakubwiraga mutarabonana azabikubonamo icyo gihe mwabonanye, kandi agakomeza kukwitwaraho nyine nk'umukunzi wawe nkaho nta cyahindutse yewe na nyuma yo kubonana. Muri make abagore n'abakobwa iteka igisubizo cy'ibyifuzo byabo n'umunezero wabo ntabwo aba ari amafaranga n'imitungo nk'uko abantu benshi bakunze kubitekereza. Menya ko n'aba ari abantu banyurwa rwose. Hagarika kumva yuko umugabo cyangwa umusore udafite ibyo ngibyo adashobora kubanezeza. Oya rwose, ahubwo ni abantu bifuza urukundo, umuryango unezerewe, urugwiro, kubahwa, gutegwa amatwi, kubwizwa ukuri, kwishimana no guteteshwa, kandi bigakorwa buri gihe n'umusore bakundana cyangwa umugabo babana, kabone n'ubwo amafaranga ataba ahari cyangwa se mu gihe yaba anahari. Ni hano dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye cyane, kandi nawe uyikanze ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, njye nitwa Tiyunsanze. Ciao ciao, nakagaruka.